nayikunze cyane. Izi modoka nizo bakinishaga filime muri Korea. Nizo bakinishaga filime muri Korea? Korea za filime z'abakoreye. Kankubwiza ukuri. Ngiye modoka nayemeye. N'ubu kandi uretse mu murwa mukuru Seoul ariko mu yindi mijyi nizo bagikoresha n'ubu. N'ubu nizo bagikoresha. Uretse na Seoul niho usanga hari andi manuvo modeli ariko mu yindi mijyi ndiyo mu ntara zikora. Hariya inywa essence inywa mazutu. Iyi ngiyi inywa essence. Nuko tuje kandi nuko tugaruke na za modoka z'imitsurika, tugaruke na za modoka z'abakimaze, tugaruke na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atarukumvuna ushaka iyihe modoka koko? Ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV, ariko ni wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzagize ubonera ku gihe. Nkibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nijye na Emmanuel, uwo ni wenjye. Wewe bakwita dukurikiye Brashari TV, akandi ko kubona imodoka nziza cyane, ugiye kubona imodoka y'agatangaza, imodoka izahora mu nteke zawe. Uyu munsi ntago usanzwe, uraza kumva byinshi amatwi yawe atigize yumva, uraza kubona byinshi amaso yawe atigize abona. Niba uri umu Brashari ukaba ushaka imodoka izakugira akamaro, ntuze kuba wacikwa n'iyi modoka. Ni imodoka y'ivatiri. Ikindi izi modoka zigezweho, izi modoka zirakunzwe impande zose. Urimo uragenda uyibona neza cyane, urayibona neza, urimo urayikura neza ukayibona. Iyi modoka ni nziza cyane, K5 iri mu biciro byiza cyane. Kugura iyi modoka ni nko gutoragura, ni nko gutoragura. Uraza kubona neza iyi modoka, ndaza kuyikwereka, ndaza kwereka imbere hayo, ndaza kwereka muri moteur, ndaza kukubwira byinshi amatwi yawe atigize yumva, uraza kubona byinshi amaso yawe atigize abona. Turaza kuganira na nyiri imodoka. Narabwe ngo uko bucya nuko bwira kuri Brashari TV bigenda bifata indi ntera. Kenshi nkubwira ngo Brashari TV si yanjye ni yanyu, ntuze ko wacikwa. Buri munsi twakira imodoka 1000. Uratekereza ko imodoka 1000 twakira kuri Brashari TV hazabura imodoka yawe gute se? Byaciye mu zihe nzira? Mwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha ko wabona imodoka nziza izakugira akamaro, imodoka itazagusaza, itazagusaza. Wayibonye neza, bayita K5. Urabona nta byawe ninga igiti cyaranutse kiraza kirayimena, reka imodoka iracyari nshya. Urimo urayibona neza se? Ntago uzi gutandukanya ibyiza n'ibibi, ntago uzi gutandukanya imodoka izakugira akamaro n'izagusaza se? Iyi modoka ntago izagusaza habe na gato. Bya bindi mugenda bakagura imodoka zabirindutse, iyo waguze nabi urabyibwira. Iyo utagura imodoka kuri Brashari, no utagura imodoka kuri Brashari TV, nta cyizere yuko iyo modoka izaba ni nziza. Nko bwize no kuri tujye kugana na nyiri imodoka, yicariye aha ngaha gake nko mujejeta faranga. Uramukurose arimo aha ngaha ni gake nko mujejeta faranga. Turabakingura gukira nta formule bigira. Urayibona neza? Yes patron. Bimeze bite patron? Wageze kuri Brashari TV, banyita Brashari nijye na Emmanuel. Wewe bakwita nde? Inde? Kagabo. Kagabo Joseph. Wakize ukiri mutoya. Agasanzwe kubera ko igiye cyane itembera amahanga cyicishije. Iyo utembera amahanga reka nze kwegera neza, ndumva utangiye kuncanga. Bura makuru nyakiza abantu. Ntabwo abantu bakizwa n'imitungo iraho gutyo gusa. Yayi idafite amakuru ntabwo yakuzamura. Ntabwo yakuzamura. Ntabwo wayimaze iki se? Icyambe n'amakuru. Icyambe n'amakuru. Iyo bageze kuri Brashari TV ubwo n'amakuru nawe wegere kuri Brashari TV. Umaze igihe kingana iki kuri Brashari TV? Maze imyaka 3. By the way ariko basi wambaye neza. Merci. Ku gashati. Ku gashati keza, aka gashati se uri umujeta faranga. Aka nakaguze muri Korea kera nkijyayo. Muri Korea?
ku gashati keza agapantaro maze gusaza sinkibasha umaze gusaza ntuma y'abahungu banje hari umugani nigeze kubavuga ngo umufundo ushaza ahekenya mushipiri ariko ntabwo wawuhekenya urakize oya buryo bitambaye uri umusore ntabwo akwambara ushaje azakubeshya utambaye iki ubona umugabo utambara neza niyo akiri n'umusore ntiyigeze yambara guki umugabo utambaye neza burya akiri n'umusore ntaba yarigeze akiri umusore yari rwarika amavubi rwose byibuze azakubeshya njyewe kakubwiye bise binyereka yuko wabaye konsiye ntatana n'ikote iki wabaye konsiye ntatana n'ikote wabaye konsiye ntatana n'ikote kandi ntibazakubeshya burya ntiyaribura mu nzu ahubwo se imigano yigira hewe ana tudakuze se murakuze ugira gutya ati Brashite TV ndayizi ndayikunda ndayemera ati ndashaka kugira ngo mungurishije iyi modoka wakoze kwitabira cyane kuri Brashite TV ushobora ko mfite n'izindi cyagurisha iyi ngiyi nayo abana naho nshyize ahubwo usinkibonaho giparika ntabwo kibonaho parika izindi modoka babawe bisaba kugira ngo iyi ngiyi ndeba uburyo nayigurisha mbone parikingi nziza ariko iracyari imaze nk'igihe kingana iki uyigize n'igihe rwose nta mwaka irama none se iyi K5 amafaranga umwaka wayo ni ryari uraza kutubwira umwaka wayo uraza kutubwira igiciro cyayo ni 2012 wumva nabuze ahantu biparika ngenda shaka umukiriya waza tukumvikana umukiriya waza mukumvikana zirahenda muri iki gihe hybrid zarazamutse hari n'izigura 14 15 ariko jewe nuko 11 nagurisha nuko 11 rwose nagurisha nokatura wakatura cyane rwose yenda shaka umukiriya aho irango imodoka ndi yiparitse ku ruhande cyangwa ku mastation zindi zarabuze aho zijya ntabwo ari byo afadhali kanyigurisha kugira ngo bazayigonge habireba sinshaka imanza ntabwo ushaka ibintu by'imanza oya sinkunda imanza kabisa ntukundi imanza urikuriye ntabwo ndi imanza sinkibikeneye rwose inzugi zirakora ndikumva nta kimwe kidakora nta kimwe kidakora rwose do ariko njye na modoka nayikunze cyane izi modoka nizo bakinishaga filime muri Korea nizo bakinishaga filime muri Korea za filime z'abakoreya kankubwiza ukuri njye modoka nayemeye n'ubu kandi uretse mu murwa mukuru Seoul ariko mu yindi mijyi nizo bagikoresha n'ubu nizo bagikoresha uretse na Seoul niho usanga hari andi manuvo modeli ariko yindi mijyi yo mu ntara zikora hariya inywa essence inywa mazutu iyi ngiyi inywa essence okay ni byiza cyane iyi modoka njye gusa nayikunze ifite moteri nziza cyane cyane rwose noneho wadufungura kuri moteri tukareba kuri moteri genda udufungure kuri moteri tubanze tuyirebe tuyitegereze twerekana moteri yayo ukuntu ari nziza ni nziza nziza rwose noneho wakwereka aba Brashite bakurikiye Brashite TV bari mu burasirazuba bw'u Rwanda bari mu burengerazuba bari mu majyepfo majyaruguru ubereke muri moteri tubwire neza uyibereke neza ku buryo tuza gutandukana bameze neza afashe umwanzuro bagahita baza kwigurira imodoka abahungu bo kuntuza bankorera ko bazancukureza imodoka bayicokoza buriya ariko nuzajya unayiparika imodoka nk'izi ikiri nshyashya uyu nuyiparika wagiye nko mu bukwe uzajya uyirindisha abantu b'abantu barinda imodoka kuko ushobora kuza gusanga banayikoboye ibyo nibyo nanganye ushobora kurindisha umuntu baza bakayikobora ugasanga mugiye mu manza kandi numvisha ibintu by'imanza utabikunda urabona neza yuko iyi modoka irasa neza gutya urabona ko hano hameze ahangaha ni ikigaragara ko itagonze nta hantu yigize igonga iki nayibonye iyi modoka ntiyahirimye habe na gato iyi modoka ntiyahirimye ko katamanuka karamanuka hari ubwo tuyitega se ngaka tumanurira kanizamura okay no kuvuga ngo rero banzureke bose barebe ibyo moteri yayo kimeze nushaka ugende natsimo wumve oya ibyo byo nta kibazo imodoka turaje kuyizengusa tubanze turebe bumve kuntu inahinda barebe kuntu imeze neza guhinda neza byo ni okay ngira ngo imodoka icyo tujya kureba kambanze ndebere nkangaha ndebe hasi kuntu hameze ndebere nkangaha ari kuntu ngiye mbanza nkareba nkacurika nkanza nkareba ko hano ikino kizuru kitagiye gisekura hanga hano atara nk'akantu basudiriye nta nubwo imena n'utuntu tw'utuvuta na duke nta mavuta iri kumena ndabona ibintu byose biri ku murongo nziza cyane iyi modoka rwose urakoze kuduhereza iyi modoka
wakoze kutuzana imodoka nk'izi agatangaza kuri Burashari TV. Kagabo Joseph ndagushimiye rwose ko wazanye imodoka nziza hano kuri Burashari TV. Urumva iyi modoka nayikunze nagatangaza nkubwiza ukuri ahantu tuzahurira n'ahantu hamwe tuzahurira kuri konti. Bana nabona aba Burashari bakunda Burashari TV bavuga ati Burashari TV ubu hatwitse wahashumitse. Oya ibintu byumvikanaga iyi televiziyo irazwi n'international. Urenge nkunda kubwira abantu ugiye muri departement y'amamodoka televiziyo urayumva. Ubundi bakubwiye yuko kugira ngo uri umunyamugi nukuzi Burashari TV. Niba utazi Burashari TV kwagira gusabana abantu gute ngura umunyamugi ukajya ukiryagagura ubuse ko wafashe imodoka ukemerwa kuri ibirometero birenze nka 30 ukayizana kuri Burashari TV. Nuko uri umunyamugi urasobanutse. Kandi maze kugurisha imodoka zanjye 3. Urasobanutse. Yego niba warazi imodoka yamwe nkayigurisha ukazana yakane nkayigurisha niga ubyarangiye giye guhita nyigurisha ku buryo bwose cyane. Ni ikigaragara kuri umunyamugi. Ubuse abantu batarazana imodoka kuri Burashari TV ngo tuzicuruze wababwira iki? Urumva kubera ko abantu bataramenya icyitwa ikoranabuhanga benshi baracyari mu bintu bya analogue. Birasaba kugira ngo banze bige nyine banamenye aho isi igeze. Bamenye aho isi igeze. Iyi internet dukoresha ntabwo ari gukoresha muri telefone gusa no kureba ibiganiro abantu bavuze oya. Sana no kugenda ukajya ku mbuga ukareba ibikorerwaho. Itangazamakuru rivuga. Itangazamakuru riri kuri internet. Riri kuri internet. Niba ushaka kureba amakuru ujya kuri internet. Yohari na Burashari TV abo. Ariko urabona uko bucya nuko bwira kuri Burashari TV ko bigenda ifata indi ntera. Urubuka ngugurishije imodoka ya mbere ko byayimeze. Bigenda gake. Ariko ubu ngubu akakanya tuvugana. Umunsi umwe uhagije ukaba wamaze kugurisha imodoka yawe. Ikindi umunsi umwe uhagije niba ushaka imodoka kugura, umunsi umwe uhagije uraza ugahita ucyura imodoka ako kanya direct. Ugahita ucyura imodoka twigendera mu burengerazuba ugahita. Gusa niba yatanga komande iyi modoka ntitigenda. Niba yatangiye guhamagara kuri imodoka ntitigenda. Niba ari fuso yagurwa uretse ni. Niba ari fuso yagurwa. Ndetse n'iyingiyi. Nuri Kagabo urakoze kutuzana imodoka tuzasubira turi gutereka izindi modoka zawe ku isoko kuko iyi deja direct deja yamaze kugurwa. Oya biragaragara. Urakoze cyane. Nenda byize no kwiparika rwose. Okay yiparike tuzahora n'akanyu. Okay urakoze cyane. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV turi guteka imodoka ku isoko bita K5. Oye twabanye uri inshuti magara icyo umutima ushaka kizabe kuko ushaka niba utarashaka ushaka muzabane neza nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe ugakora share ugakora like ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya neka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Tuzasubira turi gutereka izindi modoka ku isoko. See you bye bye. Uri inshuti magara icyo umutima ushaka kizabe nkuko ushaka bisanzwe kuri mikoro ni Burashari nijyana Emmanuel. See bye bye. Aho kura Imana izajye igukubira. Bye bye.